nongeye kugusuhuza mbonera no kuguha ikaze wowe ukurikiye Abitonda TV. Nje nitwa Kwitonda Pride. Ikiganiro cyitwa View y'umufana. Mukomeze bubane natwe umunsi ku munsi, mukande subscribe, musharing zino video zacu zigende zigere kure. Mbere na mbere uyu munsi ndagira ngo dutangire tuganira kuri topic y'uyu munsi. Ndagira ngo kuhanga bw'ibyuma badufashe badushireho video. Iyo video niyo tujye kuba tuganiraho umwanya uri imbere, ndababwira ibikurikira. Niba dukinira aka video ho gatoya tubanze turebe. Yagiye kubitekerezaho yego kuburyo ushobora no kwishura n'indirimbo wenda. Absolutely. Ikintu cyose ko ngewe nita ku kintu kimpuza n'umuntu kurusha ikintu cyantandukanya n'umuntu. So I'm ready 100% ready yo kugana na Bulldog face to face. Twavuganye ku telefone inshuro zitandukanye, namwandikiye ku Instagram, nawe arabibona muri DM ye, namusabye imbabazi. I keep saying sorry, namweje ama audio musaba imbabazi. Bulldog ni umuntu w'umugabo, ntago ari umuntu n'umuntu wo kubahwa tu. So once again musabye imbabazi imbere yanjye. Yego ngira ngo mwabyiyumviye. Aya ni amajwi ya The Ben wubwe arimo aravuga ati Bulldog ndamusaba imbabazi. Ese ari kumusaba imbabazi ziki? Ese byagenze bite? Hari benshi mu mutarakurikiranye wenda ngo umenye uko byagenze, ariko ndagira ngo playing ho akantu gatoya twumve ese byagenze bite. Buhanga bw'ibyuma badufashe bacuranga bashyireho akandi ka video gatoya ka Bulldog. Okay. Uvuze mu miziki y'imi studio myinshi. Mu miziki y'imi studio watubwiye harimo n'indirimbo yawe na The Ben. Byarananiranye iriya ndirimbo kuyikora ngo isohoke. Abuze ibice. Uriya mutipe kareka indirimbo ifite video inakoze irangiye yarananije, nayivuyeho narayihoreye. Iyo topic kandi nayivuzeho sinzongera no kuyisubiraho. Yes, muramwiyumviye rero. Yitwa Kemo Bulldog, jisho ry'uruvu. Ati njyewe yarananije, uriya mutipe yarananije cyane. Ese yamunanije ati? Reka ndagira ngo tuganireho nk'abafana, turebe se nk'abafana twayibonye dute, tuba twabyumvise dute. Ese ni ibintu byakayigira ku rwego rwo kuba byakitwa nka beef hagati yabo? Ese ndagira ngo ducemo tugenda tubireba nk'abafana uko twagiye tubyumva mu buryo bugiye butandukanye. Ntago hano turi gusesengura, nta nubwo turi utangaza amakuru, ahubwo turi kurebera hamwe uko abafana tuba tubyumva. Niyo mpamvu show yitwa View y'umufana, je nkitwa Kwitonda Pride, iyi kitwa Abitonda TV. Nkahita nkuganika nda subscribe, nkahubwani sharinga video hirya no hino igere kure, nkahubwira nti komeza supporting mu buryo bugiye butandukanye, ubane natwe imisi yose. Reba iyi video kugeza irangiye kuko nibwo uraza kumenya neza ese what's going on. Bo reka twikomereze. Ubwo rero ndagira ngo kano ka video tuze kukumva neza, tugasobanukirwe neza. Ndagira ngo kubanga bw'ibyuma wongere bakadukiniraho gatoya, twongere twumve kano ka video ho gatoya, asigaye mbabwire noneho. Mu miziki y'imi studio watubwiye harimo n'indirimbo yawe na The Ben. Byarananiranye iriya ndirimbo kuyikora ngo isohoke. Abuze ibice. Uriya mutipe kareka indirimbo ifite video inakoze irangiye yarananije, nayivuyeho narayihoreye. Iyo topic kandi nayivuzeho sinzongera no kuyisubiraho kabisa. Mwana nashutinze ndirimbo irahari, yarashutinzwe yarangiye, video irakoze, director yerwa tubaza ngo tuzayishyira hanze ryari. Ati ni indirimbo yari ifite video inakoze irangiye, ati uriya mutipe yarananije. Ese koko ibi bintu nibyo koko na The Ben kabivuga, cyangwa se wenda The Ben we ayibona mu bundi buryo, cyangwa harimo ibyo uyu Bulldog yaba yaratubeshye? Nk'abafana bagira ngo duhuze ibintu byose, asigaye twicara no turengo ese noneho twebwe turafata uhe mwanzuro nk'abafana muri rusange. Nitwa Kwitonda Pride. Reka kubanga bw'ibyuma badushireho akandi video gatoya basi nk'abatwereka ngo ese bimeze bite ku ruhande rwa The Ben. Kubanga bw'ibyuma dushyiraho aka video gatoya katwereka ngo ese bimeze bite ku ruhande rwa The Ben, agira ikintu abivugaho twumve niba koko yaba yaramunanije nk'uko Bulldog abivuga. Bisajye imbere video twarayikoze, ariko yifuza ko tuyisohora mu gihe twari dufite indirimbo tugiye gusora Why. So nsa nk'umugira inama, ndavuga ati Bulldog, nidusohora indirimbo igasohoka na Why iraza kuzimirira muri Why.
ko yari ifite expectation nini cyane Yeah, so nabikoze mu buryo bwo kugira ngo nabonye ngo narabyanasaninga icyo gihe kugira ngo dusore ibintu nyine ku gihe cyabyo kwa so nyuma of course byaje kuzamo akantu ko kubura na ndi muri Amerika then turaburana ariko Bulldog first of all I respect him and I'm sorry once again bivugire kuri kamera nayo nayimubwiye yego ngira ngo murabyumvise rero ati iyi ndirimbo twe twarashutinze na video ihari ariko ikibazo cyabayeho ari ukuvuga ngo ese tuyisohore kandi mbona hari indi project tugiye gusohora iyo ndirimbo igiye gusohoka ati ni why ni indirimbo yasohotse ku itariki enye z'ukwa mbere 2022 mu gihe kuva icyo gihe iyo ndirimbo yasohoka kugeza n'ubu ngubu habuze uburyo bwo kugira ngo iyo ndirimbo ye na Kemozera na Bulldog isohoke ese byaba ari ukubera iki niho hantu gusa ashyiramo no kuvuga ngo nawe ngo aza kubura nabyo wenda turabirebaho nako gatoya ariko ikintu ngira ngo wenda turebe ndagira ngo twumve Bulldog ndagira ngo kubaga w'ibyuma ni bashyiraho akavideo tubanze turebe ibyare byo hasigaye dukomeze tuganira director tubaza ngo tuzayishyira hanze ryari igihe ngewe nabyifurije numva ari ngombwa ko indirimbo isohoka kugira ngo inamfashe wenda muri icyo gihe wajya kuvugana n'ababosi bandi bari mu ndirimbo ati buretse hari amahit dufite mu minsi iri imbere bla 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 izaza nyuma ntari bigutegereje gato umwaka umwe imyaka ibiri imyaka igiye kubita indirimbo yakozwe muri 2020 man muri beginning ya ntuza ya 2020 urumva ni presque imyaka 3 akumva nzi ko mani mugisha ari niga yawe asa na mu Rwanda ni muramwiyumviye ni Bulldog Kemozera jisho ry'uruvu nandi mazina menshi aravuze ati iyi video imaze imyaka nukuvuga ngo ikiganiro ndiko iyi video nayikuye mu kiganiro cyo kwa Irene kuri IE Empire ni video ya imaze imyaka 2 nukuvuga ngo nimba we avuze ko imaze 3 teranya hindi birahita 5 kuko aravuze ngo iyi video yashutinzwe indirimbo yakozwe muri 2022 no aravuze ati iyi video yakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020 uyu munsi turi muri 2025 urukumva imyaka ishize then the Ben yaje ati Bulldog musabye imbabazi ati narakwandikiye naraguhamagaye musabye imbabazi hano turabafana this is view yo mufana nitwa Kwitonda Pride iyi na Bitonda TV ese wowe nk'umufana aha hantu uri kuhumva gute ese tubwire nawe ukuntu ibintu urimo byumva ntago tuba twanariza hangaha nta nubwo tuba dusesengura ahubwo ikintu tuba dukora hangaha ni ukurebera hamwe nk'abafana ukuntu tubyumva noneho byaba ngombwa umuntu ukeneye kumenya ubwo butumwa akamenya ngo ese abafana ibi bintu babyakiriye bate cyangwa se babyumvaho iki uyu munsi The Ben ari hanze y'u Rwanda bagiye mu gahunda z'ibitaramo ariko ndagira ngo aka kantu tubanze tugatindeho nyine nk'abafana turebe ukuntu tubyumva asigara no ikintu ngira ngo tuganireho dusoza kanda subscribe sharing iyi video kanda kuri like nitwa Kwitonda Pride wamfollowinga kuri social media zanjye zose hose ni Kwitonda Pride reka tubare mu biganiro by'ubutaha reka ujye ukomeza ube hafi yacu ikiganiro cyitwa view yo mufana iyi ni Abitonda TV nitwa Kwitonda Pride naho ubutaha